Abantu baba mu mujyi bantangaje kuko Mukamfizi Mukandori afatanyije na Dorothea ngo batanga udufu, ngo dutanga za nyashi, ngo noneho ikindi cy'akarusho batanga icyayi, cya kindi ngunywa mu minsi 3 ukaba rwose ngo wagabanutse ibiro nka 30 mu minsi 3 wanyweye icyayi gusa, nta kintu na kimwe wahinduye mu buzima bwawe. Ariko nyuma yo kumva ibyo bintu nahise rwose ngira motivation yo kuza gukora iyi video. Niba rwose washakaga kujya kujugunya amafaranga yawe ngo uragura udufu dutanga nyashi cyangwa se icyayi gituma ugabanuka ibiro mu minsi nk'itatu, iyi video ni iyawe. Inama ya mbere, niba ushaka nyashi, jya muri gym ukore siporo ituma misikire cyangwa se imikaya yo hasi ibasha kubyimba. Ariko nimba nanone umubiri wawe ufite taye idatanga izo nyashi, ntabwo biri bukunde, kuko hari amataye, hari morphology y'umuntu aba afite utahindura, nuko nyine uba umeze. Nta gitangaza cyo kwa Mukamfizi Mukandori n'abo ngabo ba Dorothea rwose kiri buze ngo kibihindure. Ikindi gisubizo ni uko ugenda bakagukorera shirije, bakaguha nyashi zitari natirere, ukishyura amafaranga. Ariko Mukandori ntakubeshye ngo aguhe ayo mafu. Nicyo gisubizo kubifuza nyashi muri gym, muri fitness, mu misikire, izo nyashi zanyu nta kindi. Ariko nanone ku muntu wese wifuza kunanuka akaba yumva ari gushaka gutanga amafaranga ye kwa Dorothea na Mukamfizi cyangwa se Mukandori, namugira inama yo kubanza akamenya ingaruka z'ibyo byayi, kuko ibyo ni ibyayi unywa icyo cyayi ngo kigabanura ibiro mu minsi 3, uzakinywa uhita ugira kenshi diyare pe, cyane cyane bidatinze, ukajya muri toilette ugasohora amazi menshi mu mubiri, harimo imyunyungugu umubiri ukeneye, calcium, sodium n'ibindi. Iyo myunyungugu igasohoka kandi umubiri uyikeneye, ugasanga muri icyo gihe uri kukinywa nta ntege ufite, nta mbaraga ufite. Niwipima kuko wataye amazi menshi umubiri ukeneye, iyo myunyungugu umubiri ukeneye, ushobora kwipima bugacya ugasanga wataye ibiro 3, ariko unamerewe nabi, hari ibintu byinshi ubura mu mubiri byasohotse. Sinzi rero nimba uzakomeza kunywa icyo cyayi ubuzima bwawe bwose, kandi uri ufite ubuzima bumeze gutyo, uri muri toilette, ugomba kurara muri toilette, ukirirwa muri toilette. Ariko inama nakugira wowe ushaka guta ibiro ni ukumenya impamvu ibyo biro byawe biza, ukamenya ko ibiro biza kubera ko umubiri wawe ufite imbaraga nyinshi udakoresha, ziva mu bintu, izo mbaraga nyinshi ziva mu bintu wariye. Nurya ibintu byinshi ntubikoresho, bizashaka aho byibika. Nufata ibintu birimo karori nyinshi, ibinyamasukari byinshi, rwose bizagenda bishake ahantu byibika, ariko nubikoresha ibyo bizagenda. Rero ntabwo mpamya ko icyo cyayi kizagenda kigakura ibyo binure byose biri mu mubiri ngo bigende. Niba ushaka kunanuka, umenye impamvu ibigutera, wige guhera uyu munsi ikintu kibigutera rwose, imirire yawe uyikosore, kuko ari cyo 80% gituma ubasha kugabanya kwiyongera ibiro. Naho icyo cyayi rwose oya, amafaranga yawe ntapfe ubusa. Ni strategy ya marketing, strategy y'abacuruzi kugira ngo bacuruze, kandi birumvikana bari muri business, barashaka amafaranga, barakora ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo bagukuremo ayo mafaranga. Rero nimba wifuzaga kugura icyo cyayi, niyo nama nakugira. Ubundi ndagushimiye kuba wabanye nanjye, ariko ntarasoza, hari umumama w'inshuti yanjye yarakinyweye ku munsi wa mbere, byagenze neza. Umunsi wa 2 yagiye muri toilette yirirwamo araramo. Umunsi wa 3 yataye rwose ibiro bigera kuri 3 byose, ariko nyuma yo guta ibyo biro, umunsi ukurikiyeho byose byikubye 2, kuko ntabwo yari gukomeza kunywa icyo cyayi, na diyare yari afite n'uburwayi yari afite byarangiye agiye kwa muganga bamuhaye imiti. Ni isomo yabonye. Nawe rero nimba wifuza kujya kugura icyo cyayi,
ubanza utekereze kabiri, naho ubutaha undi muntu wese waba uzi ufite icyo gitekerezo cyangwa se ukoresha n'icyo cyayi akaba atarabonye umusaruro, umusangize iyi videwo. Nawe wanyweye ibyo byayi bikagufasha mu minsi 3 rwose ukagira aho mu nda zeru, izo nyashi zikaza, waza ukadusangiza ukatubwira n'iryo banga wakoresheje. Naho ubutaha, bye.